ibintu byawe bari nta kibazo, ukaba nta muntu mugongana, nawe ubwawe uzatangire witekerezeho. Abantu ukuntu tubayeho, dukunda wa muntu, wa muyobozi udakomeza ibintu. Jye buriya kanaka buriya mubona ndamukunda, buranjye ikintu mukundira rero buriya muntu ntabwo ari umuntu ukomeza ibintu. Ese ye ahubwo uzi umunsi byapfuye ko bazakubona nabi kuruta ko bazakubona imboga mu menyo, kuko umuntu ubivuzeho kanaka wowe uri umufungamutwe, aba bantu bafunga umutwe. Abantu bari bari aho ngaho ngo ni abayobozi, ariko ari abantu bari aho ngaho gusa mu myanya y'ibyitiriro, ni abakuru b'itorero, ni abayobozi mu nzego bwite za leta, ntibacyaha, ntibagira bute. Kanaka ntawe unyeganyega, funga umutwe kubi, nta na diro mwakinana. Muraho nanone, ndabasuhuje kandi ndabishimiye, nishimiye kongera kubana namwe muri iki kiganiro gishya. Nguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu, jya ugusuhuza, nitwa Gilbert. Tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuyobozi cyangwa leadership. Ese wigeze ubona umuyobozi ureka abantu bagakora ibyo bashaka? Ese waba warigeze ugira ingorane zo kuba ahantu hari umuyobozi utagira icyo yitaho, ku buryo nawe ubwawe umureba ukumva biguteye inkeke, biguteye n'ikibazo? Uyu munsi rero tugiye kuganira ikintu cya leadership, ariko twifashishije n'ubundi ingero dusanga muri Bibiliya. Ntabwo turi busome Bibiliya deeply, ariko ndakubwira igice cya Bibiliya uzasangamo amagambo turi buganire, kandi turaza kuganira twifashishije inyandiko, kugira ngo inyandiko twifashisha iza kuza kugufasha kumva ukuntu ikijyanye n'ubuyobozi ari ikintu gikomeye igihe umuntu atitaye ku nshingano, igihe umuntu atitaye ku mabwiriza, atitaye ku itegeko ryashyizweho, atitaye ku mirongo migari yashyizweho y'ubuyobozi, ahubwo akayirenga cyangwa agatuma abantu ayoboye bayirenga. Niyo mpamvu uri umuyobozi, waba umubyeyi, waba umuyobozi mu rwego rw'itorero, waba umuyobozi mu buyobozi bwite bwa leta, iki kiganiro ndakurarikira kukireba kugera ku musozo, kugira ngo tuze gufatana ibyemezo, tuze kureba n'icyo tugomba gukora kugira ngo inshingano twahaye gukora nk'abayobozi zirusheho kugenda neza no kunoga. Nkurarikira rero kuba hafi kugira ngo tuze kuza kujyana. Rero tugiye n'ubundi kuganira dukoresheje cya gitabo nakoresheje ubushize ko abakurambere n'abahanuzi. Tugiye kuganira amagambo ari kuri paje y'160 kugera kuri paje y'167, ariko ntabwo nsoma ijambo ku ijambo, ahubwo ndasoma amagambo make muri ayo mapaje, kugira ngo nawe nugira amatsiko uzashaka iki gitabo usome ijambo ku ijambo, ariko ayo ndi busome araza kugufasha gusobanukirwa n'ingaruka ziri mu kutuzuza inshingano, ibyago biri ku muyobozi wanze kuzuza inshingano, kubera ko hari influence nini y'abayobora, cyangwa se kubera ko amagambo y'abayobora yamuganje agatorwa n'amarangamutima ntiyuzuze inshingano ze uko bikwiriye, bigakururira abantu kujya mu byago kandi nawe nk'umuyobozi bitamusize. Hanyuma turebane n'icyo twakora kugira ngo inshingano twahawe mu nzego zose turimo, zaba inzego z'itorero tuyobora, zaba ari inzego bwite za leta, cyangwa se ababyeyi ku bana. Ibyo byose tugiye kubiganira dukoresheje iki gitabo. Hari ikintu cyabaye mu kuva igice cya 32 kugera mu cya 34, tuhasanga Abisirayeli basenga inyana ya zahabu. Icyo gihe bakora ibyo bintu rero bari bayobowe n'umuntu bitwa Aroni. Aroni yari umuvandimwe wa Mose, Imana yari yaramumuhaye kugira ngo amubere akanwa, kubera ko Mose atari azi kuvuga neza. Imana itoranya umuyobozi, ariko ikamuha n'abandi bantu bafatanya kugira ngo za nshingano Imana yabahaye barusheho kuzuzuza. Niyo mpamvu usanga iyo umugabo n'umugore babyaye umwana, bombi bakwiriye gufatanya kugira ngo inshingano zo kurera zibashe kugerwaho
no kuzuzwa mu buryo bukwiriye. Niyo mpamvu iyo hari umuyobozi w'umudugudu haba hari n'ushinzwe umutekano, haba hari n'ushinzwe imibereho myiza, kugira ngo izo nshingano zombi zo kuyobora abo bantu zirusheho kugenda neza. Rero iyo hamwe habayeho ikibazo, umwe ntahagarare mu nshingano, bitera ingorane, bikazimutera nk'umuyobozi, kandi bikazitera n'abo ngabo bandi bayoboye. Uyu rero Aroni, igihe cyarageze Imana ihamagara Mose, Mose aragenda ajya kubonana n'Imana. Mu gihe rero yari yagiye, uyu witwa Aroni niwe wasigaranye inshingano zo kuyobora ubwoko bw'Abisiraheli. Ariko ikibazo rero, mu Bisiraheli harimo abantu bari barahagurukanye bava muri Egiputa, bari baragendanye nabo. Aba rero babaye ikibazo gikomeye cyane ku Bisiraheli. Ni nabo bantu, kubera ko muri Egiputa basengaga ibigirwamana, nibo bantu bongeye kugarura ibitekerezo byo gusenga ibigirwamana mu Bisiraheli. Reka mbabwire ngo nimba hari ingorane zihari, ni ukuba hari abantu bahahise bari muri generasiyo bashaka kongera gusubiza generasiyo nshya mu hahise. Ibyo bintu biteza ingorane, bigateza n'ikibazo. Niyo mpamvu abantu iyo hari amategeko baba bakwiriye kuyagenderaho kandi bakayubaha, kandi abayobozi bagafasha ba bandi bayoboye mu kumva neza iby'ayo mategeko. Reka rero mbabwire icyabaye, ngo icyo kivunge cy'amahanga menshi nicyo cyabaye icya mbere mu kwivovota no kurambirwa, kandi nibo babaye nyambere mu gusubira inyuma mu by'umwuka. Nagira ngo mbabwire ngo abayobozi bakwiriye kuba ari abantu bareba kure, bakamenya abantu bayoboye abo ari bo. Ese uyu munsi ko muri abayobozi b'itorero, muri abakuru b'itorero, mwaba mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi aho nanjye nsengera, baba muri Abakatolike, baba muri Abadeperi, baba muri abo muri churches runaka, ibi bintu mukwiriye kubimenya, mukamenya abantu muyoboye. Ese aba bantu ni abakonservateri? Ni abantu ba kera bizirika ku bintu bya kera, cyangwa bafitemo n'udutekerezo tumeze ukuntu twahahise utamenye? Cyangwa se niba ari ubuyobozi bwite bwa leta, ukwiye no kumenya nimba abantu uyoboye hatarimo abantu bagifite imyumvire ya kera twebwe twataye tutagifite. Ibyo bizagufasha kumenya nuko utwara sosiyete. Iki kivunge rero cyari kirimo abantu bavuye muri Egiputa bafite imihango n'imisengere yabo yo gusenga ibigirwamana, bari baragendanye nabo, baba mbere mu kwivovota. Rero murabizi ko bayoborwaga n'igicu ku manywa, ya nkingi y'igicu ku manywa igahinduka inkingi y'umuriro nijoro. Rero bageze kuri uwo musozi, bari munsi y'uwo musozi babamba amahema, igicu gihagarara kuri uwo musozi nticyongera kuhava. Kandi cyagombaga, iyo cyahavaga nibwo Abisiraheli bakomeza ku rugendo bakagenda. Rero cyarahatinze, kandi Mose nawe yari yagiye guhura n'Imana. Nuko bavugaga yuko cya gicu cyahagaze burundu ku musozi, kitakibayobora mu ngendo zabo. Bagombaga kugira igishushanyo kigisimbura, kandi baramutse basubiye muri Egiputa nk'uko byari byavuzwe, Abanyegiputa bari kubakira neza kubw'icyo gishushanyo babaga bashyize imbere nk'Imana yabo. Ibaza abantu bavuye mu gihugu cya Egiputa kubera uburetwa, ariko barashaka kongera gusubirayo nk'aho batazi icyo bahuriyeyo nacyo. Umuntu akaba yifuza kongera gusubira ahantu yahuriye n'ibibazo, aho kugira ngo usubire aho wahuriye n'ibibazo, ahubwo wakomeza ukajya imbere. Rero habayeho ikintu gikomeye. Uyu muntu bita Aroni, uyu muyobozi witwa Aroni, wari wasigaye mu mwanya wa Mose. Baranditse ngo aho kuyobora, Aroni yarayobowe. Ibaze kuba uri umuyobozi ariko abantu uyoboye bakakwemfluwansa gukora amakosa. Tekereza kuba uri umuyobozi ariko abantu uyoboye bakakwemfluwansa gukora amakosa. Aroni niko byagenze rero. Reka wumve uko byagenze. Aroni adakomeje, yanga kwemera ibyo abantu bavugaga, ariko gushidikanya n'isoni bye mu gihe kibi byatumye barushaho kumunaniza. Ibitekerezo bidatunganye byasaga nk'aho byagiye mu bantu. Bamwe bakomeje isezerano ry'Imana,
hari abavuga bati twebwe icyo Imana yatwigishije turayoboka, ariko abenshi barabihinyura bati ibyo bintu muba mutuzanamo wapi, twebwe twamenyereye ibi, ibyo bintu byanyu muba muzanamo ni ibintu by'abubu ngubu, twebwe ibyo twamenyereye kandi byaradukoreraga. Bake wumve bagerageje kwanga icyo gishushanyo cyakorewe gusengwa, barahindukiranywe maze baricwa. Umuyobozi ananiwe gushyira ibintu ku murongo no gutanga umurongo no gushyiraho gahunda, abantu baravuga ati twebwe ibintu ntabwo twabikora, barahindukira baricwa. Rero wa muyobozi nababwiye witwa Aroni ngo yatinye gupfa, maze aho kuba inyangamugayo ngo ahagararire icyubahiro cy'Imana, yemera ibyo abantu bamubwiye. Abajyanama babi, abantu babi bigaragambije, abantu banze kumva bagategeka umuyobozi icyo agomba gukora. No, abantu baba abantu b'indeba. Reka mbabwire, buriya hari ibibazo bijya biba, ugasanga umuyobozi nyine ari aho nta kintu abasha gukora, kandi abo bayobozi ayo magambo reka ndayavuga ngeze hepfo. Reka mbasomere amagambo ababaje. Idini ryemerera abantu kurundukira mu narijye cyangwa mu irari ry'umubiri rinezeza abantu muri iki gihe, ni nko mu minsi y'Abisiraheli. Haracyariho ba Aroni, ba nyamugirya nino mu itorero bemera ibyo abatejejwe bashaka, kandi muri ubwo buryo bakaba babashyigikiye mu cyaha. Buriya abantu ukuntu tubayeho, dukunda wa muntu, wa muyobozi udakomeza ibintu. Je buriya kanaka buriya mubona ndamukunda, burange ikintu mukundira rero buriya muntu ntabwo ari umuntu ukomeza ibintu. Nutangira kumva abantu bavuga ko udakomeza ibintu, uzavuge ko urangiye. Simvuze ngo mufunge umutwe mwe kumva bamuyobora, ariko niba abantu bavuga yuko rwose nta kibazo mugirana, buri gihe ibintu byawe bari nta kibazo, ukaba nta muntu mugongana, nawe ubwawe uzatangire witekerezeho. Kuko niba uri umuyobozi mwarashyizeho amategeko, mugashyiraho boundaries, mugashyiraho rules and regulations, hakaba nta muntu muragongana kuri ibyo, ida barabyubahiriza cyangwa se wowe wabaye ntibindeba, uzamenye ko ufite ikibazo. Hari ubwo abantu banga gucyaha ikintu, abantu batababona nabi. Ese ye ahubwo uzi umunsi byapfuye ko bazakubona nabi kuruta ko bazakubona imboga mu menyo. Reka dufate urugero, ngenda atanga urugero nko mu itorero ryacu ry'Abadivantisite. Mu itorero ryacu ry'Abadivantisite ntabwo twemera abantu kwambara amashenete, cyangwa ko abantu bambara amagurumete, twa tuntu bambara ku maguru. Ntabwo twemerera abantu gusiga inzara, nta nubwo twemerera abantu gukora imisatsi. Principles z'itorero, iby'itorero rigenderaho, mu ndongozi z'itorero ry'Abadivantisite, ibyo bintu ntibyemewe. No muri ADEPR ndibaza ko ariko bimeze. Uyu munsi wemereye abantu gukora ibyo bintu, bwa mbere ntubicyashye, kabiri ntubicyashye, gatatu ntubicyashye. Icyo bizatera ni iki? Bizatera ko abantu basigara bikorera ibyo bashaka, kandi ibigomba kubarinda birahari, biranditse, ariko wanze kubikora, wanze no kubivugaho, kuko umuntu ubivuzeho, kanaka wowe uri umufungamutwe, aba bantu bafunga umutwe, hanyuma ba bandi batabivugaho, twebwe itorero ryacu ni abantu beza, ni abantu b'abasirimu cyane. Ibyo bintu byo gufunga umutwe ngo ntibashyiraho inzara, ngo ntabwo bagira imisatsi, ibyo bintu byacu bacu ntabwo babivugaho. Niba ari uko bimeze, there is a problem. Ushobora kuvuga uti hari umugani baca bavuga ngo uwakubitirwa gusutama yazimara. Kwiriye gucyaha, kwiriye gutanga inyandiko, ukababuza ibintu ibyo abantu babuzwa bakabibuzwa. None se dufate nk'ubuyobozi bwite bwa leta, uyu munsi hari saga iriho y'abantu RGB yambuye ubuzima gatozi. Niba umuntu yararegisterinze
akavuga ibyo azakora, cyangwa se ubuyobozi bwite bwa leta bwaravuze buti imiryango ishingiye ku myemerere mugomba kuzuza XYZ, ibyo bintu ukaba udashobora kubyuzuza, niba kurebera ugashora abantu mu makosa cyangwa wowe ugakora amakosa, ubushize nababwiye ngo abo bayobozi bazabazwa ibyaha abo bantu bakoze nk'abo ari bo babikoze, ntabwo bashobora kukwihorera. Niba kureka uzakora ibyo ushaka, n'undi azakora ibyo ashaka, n'undi azakora ibyo ashaka, ibintu birangira ntawe udabigifite, nta murongo bigifite. Abantu bari bari aho ngaho ngo ni abayobozi, ariko ari abantu bari aho ngaho gusa mu myanya y'ibyitiriro, ni abakuru b'itorero, ni abayobozi mu nzego bwite za leta, ntibacyaha, ntibagira bute. Ibi gihugu kizarangira kitagifite oda, itorero rizarangira nta oda rigifite, abantu bakora ibyo bashaka. Oya, abantu bagomba kumenya itegeko rivuga iki kandi igihano cy'iri tegeko ni iki. Ntabwo tugomba kureka abantu ngo birunde umuriro mu ntare. Ndavuga abayobozi b'itorero in this context, abayobozi b'itorero b'abadivantisite, bayobozi muyobora mu nzego bwite za leta, mukwiye gucyaha ikibi igihe mwakibonye. Isezerano ry'Imana yari yarabahaye bararyishe, kuko ntabwo bagombaga gusenga ibigirwamana. Ngo Mose ubwo yavuganiraga Abisiraheli, ubwo Uwiteka yari yagombaga kubarimbura Abisiraheli bakoze icyaha gisa gityo, gusenga ibigirwamana Imana yari yarabibabujije. Mose atakambira Imana nk'umuyobozi mwiza ibyo Aroni yabashoyemo. Baremye ya nyana ya zahabu, ngo bikuyemo impeta zabo amaherena yabo y'izahabu, bakuramo impeta zabo, bakuramo imiringa, ibintu byose by'izahabu babihereza Aroni. Aroni ngo arabiyagisha, abaremeramo ikigirwamana, barakibyinira, barakizenguruka. Yari umuhanga cyane kuko urumva yarabishongesheje, abaremeramo icyo bashaka, bajya imbere barabyina kandi nawe arabafasha. Imana igambira kubarimbura, ariko Mose umuyobozi mwiza w'ubwoko bw'Imana, nzababwira igitekerezo cya Mose, mbabwire ukuntu Mose abaye umuyobozi mwiza. Mose avuganira Abisiraheli, Uwiteka yateze ugutwi kwinginga kwe, maze yemera isengesho rye ritarimo kwikunda. Imana avuga ko kugira ngo barimbure. Mose arababwiye ngo aho kugira ngo barimbure, izina ryanjye uranagure mu gitabo cy'ubugingo. Mose abaza Imana, tekereza abantu bazumva ko bakuye ubu bwoko kuza kuburimburira ngaha muri iyi misozi miremire, bazagira bati? Bazagira ngo iki? Nubwo bari bakoze icyaha, ariko Mose nk'umuyobozi yatakambiye Imana ngo itabarimbura. Ariko nubwo byagenze bityo, ntibabuze kubona ingaruka zabyo. Reka ndaza kubabwira ingaruka zabyo zababayeho. Ariko Mose, icyo nshaka kuvuga ni uko Mose yatakambiye Imana, Imana ikabababarira. Imana yari yerekanye urukundo rwayo, yakundaga ubwo bwoko bw'indashima, kandi Mose yari yihangana icyo kigeragezo nk'imfura. Gutunganirwa k'ubwoko bw'Imana kwamurutiraga kuba se w'ishyanga rikomeye. Ariko nubwo byagenze bityo, nubwo Mose yabasabiye imbabazi, Imana ntibarimbure, ariko ntibyabujije Mose nk'umuyobozi gucyaha izo nkozi z'ibibi. Niba uri umuyobozi, abantu bawe bagakora ibyaha, bagakora ibyo amategeko yabuzanije, ukabareka, ni ikibazo. Ariko nanone gucyaha byagombaga kubaho, ariko gucyaha dore rero ukuntu byakozwe, byakoranywe umutima ukomeye cyane, uteye ubwoba. Ese muzareka abantu bakora ibyo bashaka? Abayobozi b'itorero, baba abadivantisite b'umunsi wa karindwi, si muzareka abantu bakomeze kwitwara uko bashaka? Abayobozi bo muri ADEPR, nagira ngo mbabwire ko nimwumve ndi umudivantiste mvuga no muri ADEPR, cyangwa mvuga no muri Anglikani, cyangwa muri EAR, cyangwa hehe. Mpamvu ndi kubivuga ni uko igihe kizagera abantu bose bubaha Imana muri ayo matorero bazasanganira Kristo,
kandi iyo gihe kizagera bakora itorero rimwe rizasanganira Kristo. Uko ni ukuri gushya, wenda tuzagira igihe cyo kukuganira, ariko impamvu mbagarukaho ni uko muri ayo matorero yose mvuga, haba abadeperi haba abakatolike, harimo abantu bubaha Imana bya nyabyo kandi bayitinya, bazasanganira Kristo. Bazamusanganira bate? Tuzabyiga. Niba umuntu yaramaze guta imico mbonera, uwo muntu akwiye gucyahwa. Aroni yagerageje kwiregura, avuga ko abantu aribo bamushutse, ariko ngo ibyo yireguzaga byose ntacyo byari bimaze, yahaniwe ukuri k'ubugome nk'umuntu mukuru. Kandi Uwiteka arakarira Aroni cyane, ashaka kumurimbura, ariko Imana yumvira gutakamba kwa Mose, ikiza ubugingo bwe, maze yihana icyaha cye gikomeye, yongera kwakirwa n'Imana. Haleluya! Niyo umuntu yajya kure, ariko Imana yongera iramwakira iyo yihaniye. Ikibazo rero ni uko dukora icyaha ntitunihane. Umuntu akica itegeko, akaba azi ko yishe itegeko, ariko ntanahindukire avuga ngo nakoze icyaha, ndasaba imbabazi, mumbabarire. Cyangwa se ntabwo nabimenye, sinasobanukiwe, sinigishijwe neza bihagije, iki rwose cyambayeho, ndasaba imbabazi, mumbabarire. Imana rero yemera umutima uciye bugufi kandi usaba imbabazi, kandi umutima wihanira kureka. Reka mbabwire noneho uko Aroni yunganiye ubugome, nubwo Imana yamubabariye, ariko turacyareba details kuri we nk'umuyobozi. Iyo Aroni agira ubutwari bwo guhagararira ukuri, aba yarabujije ubwo buhakanyi bwo kureka Imana mu ishyanga rya Isiraheli. Iyo agira ubutwari agahagararira ukuri, hari abantu baga guhagararira ukuri, umuntu rwose akaza akakumanipira. Hari n'abantu baza ugasanga agiye kugusha umuyobozi mu makosa, bakagutega imitego yo kukubaza ibibazo bisa nkaho kugira ngo bakugushemo babone uko bakwataka. Bagutega ibibazo rwose ku buryo bamera nkaho bakwataka, ku buryo umuntu aza akagoreka itegeko rwose uzi neza, ariko kugira ngo abone aho aguhera. Ukwiye guhagarara ukavuga uti oya, oya. Reka wumve umutima wa Aroni ukuntu wari umeze. Ariko umutima Aroni yari afite wo kutaruhanya no kunezeza abantu warahumye, ntiyabona uburyo icyaha yari yemeye cyari gikomeye cyane. Ibyo yakoze byahitanye ibihumbi n'ibihumbi. Ba bayobozi badafite ikintu bitaho, bimwe navugaga kare. Bayobozi rwose, mbura umuyobozi wacu ndamukunda rwose, umuyobozi wacu nta kibazo mwagirana, afite ukuntu rwose ko yimereye, nta rwose ntajya akomeza ibintu, ntajya aremereza ibintu. Niba cyangwa ukumva umwana aravuze ati ngewe buriya papa wanjye ntabwo ajya akomeza ibintu, ariko mama ashaka gufunga umutwe, cyangwa se mama wanjye ni Imana y'u Rwanda, ariko papa afunga umutwe. None se wenda ababyeyi bafite abana bakuru bazatwunganire, nshobora wenda kuba ndi kuvuga ibyo ntazi, ariko se niba uretse umwana agakora icyo ashaka, amaherezo azaba yayo. Niba umwana ashobora gutaha isaha ashakiye, agakora ibyo ashaka, akamenya ibyo ashaka, akurira ibyo ashaka, donc nta kintu abuzwa, ubwo amaherezo ni ayahe? Niba se uri umuyobozi, abaturage uyobora bagakora ibyo bashaka, ntubahane, ntubabuze, ntukomakome, ubwo amaherezo azaba ayahe? Niba ari urugo ruzarangira bitagifite order, niba ari ubuyobozi bwite bwa leta abaturage nta order bakigira, niba ari mu itorero abayizera bazabaho bameze nk'abantu biyobora, bari aho badafite icyo batinya, badafite n'iki. Uko bizagenda. Umuyobozi wacu buriya ntajya afunga umutwe, umuyobozi wacu buriya ndamukunda cyane, ntabwo ajya aremereza ibintu, kandi wa muyobozi ubwira abantu icyo batagomba gukora, baramwanga we,
kanaka ntawe unyeganyega, funga umutwe kubi, nta na diro mwakinana. Imana yifuza ko abagaragu bayo bagaragaza ko ari abagaragu beza, babikoresheje kwitangira guhashya icyaha uko byababaza kose. Niba umuntu yakoze ikosa, niba umuntu yakoze icyaha kinyuranyije n'amategeko, akwiriye guhanwa, bona nubwo byaba bibabaza. Please, bayobozi b'itorero mwegera bizera mukomakome. Dufite amategeko y'Imana, dufite indongozi z'itorero, dufite ibyo twashyizeho nka boundaries. Ubwo ndavuga abatari abadivantisite. Mu badivantiste tugira indongozi y'itorero, tugira ibitabo by'abantu babujijwe, by'abantu bemerewe n'ibyo batemerewe, tukagira Bibiliya, tukagira amategeko y'Imana ari muri Bibiliya. Namwe mu matorero murimo mufite ibyo mwemerera abantu, ibyo mutabemerera. Uko byababaza kose, ibihano biba bikwiriye gufatwa, abantu bakwiriye gucyahwa. Kutumvira Aroni yari yemeye, kuramutse kutarwanyijwe hakiri kare, kwatera impagarara z'ubugoryi, maze bigateza igihugu kurimbuka. Niba mu gihugu umuntu abyuka akora icyo ashaka, icyo gihugu wakumva kigana he? Niba itorero ridashobora gucyaha, abayobozi ntibacyahe, babizera babandi bakora amakosa bakaba aribo bahabwa imyanya, noneho ubwo bizarangira itorero riyoborwa rite? N'abandi. Niba abaturage bashobora gukora amakosa, ubuyobozi bukarebera, bizarangira igihugu kidahindutse akajagari. Ahantu hatari oda haba akajagari. Ikibi gikwiriye kwamaganwa bikomeye, nta kubabarira. Bayobozi mwamagana ikibi nta kubabarira. Niba ikintu ari kibi ni kibi. Nimba bavuze ko umuntu yafashe umwana utaruzuza imyaka y'ubukure, cyangwa yafashe umuntu ku ngufu, bikwiriye guhanwa. Niba umuntu yambaye imyambaro idakwiriye mu iteraniro, ukwiye kubwira ko iyo myambaro itazanwa mu materaniro, hari ahandi yagenewe. Ubu muraje munyatake ngo kuki mureba abo bantu ngo mubabare iki ko mutarinda ijisho ryanyu? None se dushyireho ibikarito ku maso ngo tutareba? We have to see. Kuki se wowe uzana ibintu bigusha abantu mu iteraniro? Dufite amaso tugomba kureba, dufite n'iminwa tugomba kuvuga, none tubone hanyuma tubona duceceke. Hanyuma ukora amakosa, umuyobozi nakwegera ngo ubura rero ugire ibi bikureba, ibyo nabyo biramureba. Ibyo nabyo biramureba. Abantu bajya kunywa inzoga se bitwa n'inzoga? Urubyiruko rwitwa n'inzoga, ntibakubwira ngo ni ubuzima bwanjye. None se ubuzima bwawe nibupfa, nubwangiza, mu gihe kizaza igihugu kizaba gifite abaturage bameze bate? None se nukora ibyo ushaka uri mu itorero, mu bihe biri imbere itorero rizaba rifite abizera bameze bate? Umuntu kuva ati gihe rwose mujye mundeka ndarizanye ndi mukuru, mujye mureba ibikureba. Nimba ushaka kubaho batakureba, se wagiye ukaba aho wibaye? Ikibi kigomba kwamaganwa nta kubabarira. Mose arahamagara ati, mwumve rero uko iki kintu cyacyashywe. Uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wari wanze gupfukamira icyo kigirwamana bari bakoze, yagombaga gusanga Mose agahagarara mu ruhande rwe rw'iburyo. Hanyuma n'abari bacumuye ariko bemera kwihana bagaherera ibumoso. Cya kivunge nababwiye cy'amahanga bari bari kumwe cyakomeje kwigomeka. Mu izina ry'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, nibwo Mose yategetse abatari biyandurishije gusenga ibigirwamana kwambara inkota bakica abantu bose banze kwihana. Kuri uwo munsi haguye nk'abantu nk'ibihumbi 3. Banyambere mu bibi barishwe, ariko abihannye barababarirwa. Ngiyo Imana yacu. Rega umuntu wasobanukiwe n'ikosa yakoze,
agasaba imbabazi, agaca bugufi, arababarirwa. Itorero rirababarira, rirahana, ritanga umugayo. Mu yandi madini babyita gutenga. Umuntu iyo yatenzwe akihana agahinduka, arababarirwa. Ariko se wanze kwihana bigenda bite? Ubabariwe rimwe, kabiri, gatatu, wanze kwihana, ni iki kindi? N'Imana ko itazababarira icyaha? Imana ntabwo izababarira icyaha. Rero dukwiriye gucyaha. Imana yahaye bose uburenganzira bwo guhitamo n'igihe cyo kwihana. Igihe Mose yabahamagaraga, abari mu ruhande rw'Imana muzi iburyo bwanjye, n'abemera kwihana bakoze icyaha mu by'ibumoso bwanjye, abandi bakomeje kwigomeka bafunga umutwe, bavuga ati wapi wana, ntudukange, ibyo twakoze twebwe turabizi. Itegeko riravuga ngo ntukiremere ibishushanyo bibajwe, cyangwa ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa munsi y'ubutaka, cyangwa munsi y'amazi y'ubutaka. Itegeko ry'Imana niko rivuga. None se nukomeza kurirengaho nkana, ibyo bishushanyo bibajwe, itegeko riravuga ngo ntukabyikubite imbere, ntukabipfukamire, kuko jyewe Uwiteka ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa ba se. Itegeko ry'Imana, my friend. Ntabwo Imana yizigera ibabarira icyaha. Oya. Itegeko ry'Imana riri mu Kuva igice cya 20. Mugende musoma ayo mategeko y'Imana. Niba hari itegeko rya leta wagonganye naryo, itegeko rirahari, rifite n'igihano cyaryo. Urafacinga justice, urajya mu butabera nyine. Abashinjacyaha bagushinja, itegeko rikugunga, ufungwe. Ntiwihana ugusaba imbabazi, bazagufungura. Imbabazi ziratangwa, turabibona ko zitangwa. Cyangwa n'umuyobozi na perezida kuko bihererwa ububasha n'itegeko nshinga, akazagera hagatanga imbabazi. Rero igihe Imana itanze uburenganzira, gatanga n'umwanya wo kwihana, abantu bakwiye kwihana. Kandi turacyari mu gihe cy'imbabazi rwose cyo kwihana. Abantu mwakwihanye, mwakwihanye koko, ko turi mu gihe cy'imbabazi. Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi, mwakwihanye. Mwaretse ubusambanyi, mwaretse ubujura, mwaretse kurenganya, mwaretse ubugambanyi, mwaretse kwiba. Reka no kudatanga imisoro y'igihugu kandi wemeye gutanga, kandi ukora ubucuruzi, nabwo ni ukwiba, ubujura. Mwaretse kwaka ruswa. Ubwo ibyo ni akarengane, kuko batayiguhaye nyine urenganya umuntu, ugomba kuba arenganurwa. Ko Yesu yiteguye kubabarira, mwakwihanye. Mwaretse gusenga ibishushanyo, mwaretse gusuzugura ababyeyi. Byari ngombwa yuko icyo cyaha gihanwa, kugira ngo kibere amahanga yari abakikije ubuhamya bw'umujinya w'Imana igirira abasenga ibigirwamana. Ako kantu mu gace h'umurongo. Imana ntabwo ikunda abantu basenga ibigirwamana, ariko niwihana Imana izakubabarira, ariko nutihana uzarimbuka. The same n'ubuyobozi bwite bwa leta. Icyaha cyakozwe kigomba guhanwa, kugira ngo kibere n'abandi urugero ko icyo cyaha kitihanganirwa, gihanwa, kandi gihanwa n'itegeko. Imana itugirira ubuntu, ikatugirira imbabazi. Dukwiriye rero kuba abantu bakira imbabazi z'Imana kandi vuba. Tukaba abantu bumva vuba, ntituba abantu bakomeza umutsi. Hari abantu bakomeza umutsi, my friend, ku buryo niba wamuha imbabazi 100, akubwira ati ngiye n'ubundi I deserved that. You deserved that. Wishe itegeko, ugirirwa imbabazi. You deserved forgiveness. Oya, ni imbabazi zabayeho. Rero ndasoza mvuga ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, abayobozi batagira icyo bitaho bashora abo bayoboye
mu byaha bishobora kurimbuza ubuzima bwabo, ubugingo bwabo. Ntabwo abayobozi bakwiriye kuba abantu ba ntibindeba, ba laissez faire, kureka abantu bakikorera ibyo bashaka. Nubwo umuntu yakureka kubera ko ufite inshingano zawe ugomba kuzuza, ariko ibyo bintu uwo muyobozi wawe arabizi ko ibyo bintu ugomba kubikora, kandi uri accountable kuri ibyo bintu, azaguholding accountable. Ntabwo tugomba kureka abantu ngo bitware uko bashaka. Turi abayobozi, ibyo tuzabibazwa. Igihe bazagira ingaruka bitewe n'amakosa yacu twakoze nk'abayobozi, kubwo kubareka, nagira ngo mbabwire ko ubushize twabonye ko, mbibibutse, Imana izatubara nk'aho aritwe twakoze ibyo byaha. Bizera, mwubahe amategeko. Niba kandi hari itegeko wasitayeho, usaba imbabazi. Bayobozi, mucyahe ibibi, mucyahe ibyaha, mucyahe imico mibi, mucyahe mwirebera, kuko nurebera Imana izakubaza ko warebereye. Ibyago bizaba mu bantu uyoboye kubera ko wabigizemo uruhare, Imana izabikubaza. Abantu bashaka gushora abayobozi babo mu byaha babizi neza ku bushake, namwe ndababwira ngo musigeho, kandi abayobozi mube maso, kugira ngo hatagira abizera babashora mu byaha, kugira ngo hatagira abaturage batuma bica amategeko kubera ko babibafashijemo bakica amategeko. Imana iraduhamagarira kubaha amategeko yayo, kandi twubaha amategeko y'Imana, tuzubaha n'amategeko y'ubuyobozi bwite bw'igihugu cyacu. Nitwubaha Imana, tuzaba abaturage beza, kandi nitwubaha Imana, tuzaragwa n'ubugingo buhoraho. Ndagusabira rero wowe unkurikiye, kugira ngo niba uri umuyobozi, niba uri umubyeyi, ntuzamere nka Aroni wemereye abantu gushayisha mu bibi akabateza umurindi, ahubwo ubayobora inzira, kandi inzira yo gukiranuka, ubayobora inzira yo kubaha amategeko, kandi amategeko y'Imana. Ndagusabira kugira ngo wowe unkurikiye, Imana iguhe kuba umwizera mwiza mu itorero, Imana ibikubashishe kandi ibigushoboze, mu izina rya Yesu, amen. Naho mu kiganiro cy'ubutaha, Imana ibahe umugisha. Shalom.